Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe twabaye abaducumuyeho, ntudutererane kubitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amen. Mwamikazi wa Kibeho, dusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Bavandimwe b'Episkopi, namwe banyamakuru twatumiye ngo tuganire ku cyubahiro n'inshingano z'umukardinali kuri iki gicamunsi. Guhera kuri iki cyumweru gishize ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa 10 2020, inkuru nziza yasakaye ku isi hose ko nyir'ubutungane Papa Francisco yagennye abapadiri 4 n'abepiskopi 9 ngo bazashyirwe mu rwego rw'abakardinali ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 2020 i Vatikani. Muri abo rero 13 Papa yagennye, Kiliziya y'u Rwanda yagize amahirwe yo kugiramo nyiricyubahiro Musenyeri Antoni Kambanda, Arikiepiskopi wa Kigali. Abantu bakomeje kwibaza byinshi ku mpamvu hashyirwaho abakardinali muri Kiliziya Gatolika, ibigenderwaho mu kubahitamo, inshingano zabo n'ibindi. Ni muri urwo rwego rero twari twabatumiye kugira ngo tubiganireho, ubashe kubigeza ku banyarwanda bose bisobanutse, noneho dusigarane inshingano yo kugira uruhare mu guhamya ibirindiro mu kwemera Yezu Kristo. Nk'uko Papa Francisco yakunze kubigaragaza, ahora aharanira ko abakristo Gatolika aho bari hose bakwiyumva muri Kiliziya ibabumbye, kabone naho baba babarizwa mu bihugu batabarizwa mu bihugu by'ibihangange ku isi. Icy'ingenzi ni uko bagira ukwemera guhamye kandi bagaharanira ko umukiro Kristo yatuzaniye ugera kuri bose. Niyo mpamvu rero kwa Papa yageneye Musenyeri Antoni Kambanda kuba umukardinali uzaba abaye uwa mbere mu mateka ya Kiliziya mu Rwanda, ari ikimenyetso gikomeye cy'uko Papa yitaye ku Rwanda kandi yifuza gukomeza kuba hafi abanyarwanda, gushyigikira no gutera imbaraga Kiliziya Gatolika mu Rwanda mu butumwa bwayo bwo kogeza ivanjiri. Kuko rero abakardinali ni abantu barwanira ishyaka Yezu Kristo muri Kiliziya, yewe ndetse bakaba banabipfira. Ubundi umwambaro wabo bambara ni umwambaro utukura, bivuga urukundo, ariko kandi binavuga n'amaraso, kuba waba umumaritiri. Inshingano zabo rero uko igitabo cy'amategeko ya Kiliziya kibitubwira, nibo batora kandi bagatorwamo Papa igihe cyabyo kigeze. Niyo nshingano ya mbere. Inshingano ya kabiri, bunganira Papa mu nama bamugira bateranye na buri wese ku giti cye. Inshingano ya gatatu, bamufasha kwiga ibibazo by'ingutu. Hanyuma inshingano ya kane, Papa ashobora kubashinga imirimo yihariye, ariko no mu butumwa busanzwe bahora babizirikana. Kuri twebwe rero mu Rwanda ni ishema ku gihugu cyacu, n'inshingano ikomeye kuri Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Mu myaka mike 100
na makumyabiri imaze, no mu myaka imaze ifite inzego nyobozi bwite zihamye, kuko byatangiye mu 1959. U Rwanda rero ruzaba rubaye igihugu cya 24 kigize karidinali muri Afurika ku itariki ya 28 z'ukwa 11 2020. Mu nteko itaha y'abakaridinali rero 133, umugabane wa Afurika uzaba ufitemo 28. Twifuzaga rero ko iyo nkuru nziza yagera ku bantu bose, ikabatera kumusabira gusohoza neza ubwo butumwa no kurushaho guharanira gutunganira Imana, duhinduka uko Imana ibitwifuzaho. Nkaba rero ngifunguye iki kiganiro kugira ngo namwe ufite ikibazo mubaze, kugira ngo dushobore kumvikana. Ugire rero amahoro y'Imana. Umwanya ni uwanyu. Umuntu kuvuga uriwe n'ikinyamakuru cyakohereje, hanyuma ukabaza kugira ngo kuko dituziranye n'aba, ariko naketse ko mubazi, birashoboka ko mutabazi. Nitwa Musenyeri Philippe Rukamba, akaba ari jyewe ngubu uyobora inama y'abepiskopi Gatolika hano mu Rwanda. Hari Musenyeri Vincent Musenyeri Vincent Harorimana, akaba ari umwepiskopi wa Diocese ya Ruhengeri, na Musenyeri Smaragde Mbonyintege, akaba ari umwepiskopi wa Diocese ya Kabgayi. Ubundi hamwe na Kardinali Antoni Kambanda tugize akanama kiga ibibazo, kategurira n'abandi inama, si byo gusa no gushaka ibisubizo bimwe na bimwe, kitwa Comité Permanent mu Gifaransa. Hanyuma hari na Padiri Martin rero Nizigiyimana, ni secrétaire wacu hano. Birumvikana mbere na mbere, ubwo ni turi batatu turasubiza buri muntu uko abyumva n'igihe cye, ndetse dushobora no gusubiza ku kibazo kimwe ku buryo bwinshi. Mbere na mbere birumvikana yuko ari ikintu gikomeye cyabaye muri Kiliziya y'u Rwanda. Twabyakiranye ibyishimo, twabyakiranye umutima ukunda wubaha Papa murabizi niwe mukuru muri Kiliziya Gatolika yose. Papa warebye agatora umwe muri twe, twari dusanzwe dukorana, twari tuziranye, yewe ndetse yabereye umusaserdoti rimwe na Musenyeri Vincent. Hari Papa Yohani Paulo wa kabiri bahereye imbare mu mwaka w'1990.
ni ukuvuga rero ko ari umuntu twari tumenyeranye icyo gihe, ndetse na Musenyeri Simagidi yari yarabigishije mu iseminari nkuru. Ni ukuvuga yuko ari ibyishimo bikomeye kuri twebwe kubona umwe muri twe abakardinali. Inyito rero ye numva ari inyito isanzwe, nk'uko bavuga nyiricyubahiro musenyeri, we bazajya bamwita nyiricyubahiro kardinali. birahagije ubwo ariko agakomeza kwitwa noneho nyiricyubahiro kardinali Antoni Kambanda, arikiepiskopi wa Kigali, kuko ntibihindura umurimo yari afite wo kuba arikiepiskopi wa hano mu mujyi wa Kigali. Sesa sinzi niba nabishubije, nshobora gukomeza cyangwa abandi bakanyunganira. mu buryo butandukanye buri muntu bagirwa mu kuvugisha bitewe n'icyo bagomba no rwego ariko kugira ngo umenye wese turaza kugira ijambo rito mu Kinyarwanda tukagenda sava wenda ku bintu bo babajije, reka mbanze ntere ku cya mbere ko twabyakiriye. Icya mbere nakubwira, muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda ntabwo ari ubwa mbere bifuza kubona umukardinali. Icyo cyifuzo cyabaye, ndetse hari n'igihe cyagiye kinabazwa bati kuki mutaduha kardinali, bikavugwa. Ni ukuvuga rero ko icya mbere abakristu babyifuzaga, banabitubazaga kenshi, ariko burya Ikinyarwanda baravuga ngo inkono ntigira ikibatsi ihira igihe. Buriya hari ibintu byagiye bidutungura muri Kiliziya yacu za evenoma zikomeye. Hari nka evenoma ya Kiliziya ziva kuri vikariyati za diyosesi muri 59 kuri Papa Yohani Pawulo wa 23 mu rwandiko rwiza cyane abanyarwanda badakwibagirwa kuba umusinapisi. Ako ka k'umusinapisi nk'akabuto ka sinode niko n'ubu ngubu kagikomeza kugenda gakura. Ubu rero kakuze kavuye nk'umukardinali. Urumva ko ari ikintu kiba kiri mu buzima bwa Kiliziya mu myemerere yayo. Nta mpamvu rero abakristo batabyumva ko tubyakirane bakwe n'ibyishimo. Noneho ku nyito ry'izina Musenyeri amaze kubisubiza kandi neza, kandi numva bihagije. Mwakagira Imana mwe, ibyo bintu muba mushaka mwibaza, murashaka yitwa nyir'ubutungane kardinali, nyir'icyubahiro cy'ikirenga kardinali, nyir'iki etc. Ubundi umuntu twatanga nyir'icyubahiro kardinali, nyir'icyubahiro perezida wa repubulika, nyir'icyubahiro minisitiri w'intebe. Iryo zina ni ryiza cyane mu Kinyarwanda, kandi ryerekana imyitwarire y'urimo kuvuga. Wenda abandi bazaza bashyiraho amazina nayo, yewe nkatwe hano n'inama y'abepiskopi uko tubivuga batubwira ati nyir'icyubahiro kardinali, twe twumva biduhagije. Ushaka kuzongeraho ibindi, Imana imuhe umugisha. sinzi niba abantu bashobora guhora bahimba bongera babivuga neza wenda ibintu, ariko nk'uko Musenyeri Simagida bivuze rwose n'icyubahiro. Iyo uvuze kardinali uba uvuze nyine cya kindi nari ngiye kuvuga arushije abandi basenyeri. Birahagije. bishatse kuvuga ikindi iterambere rya Kiliziya Gatolika y'u Rwanda ni iki bigiye kongera ubutumwa mwari mufite nk'abepiskopi?
Musenyeri Viseni. Kiliziya y'u Rwanda kuba igize mu karidinali bisobanuye icyubahiro tugize mu ruhando muri Kiliziya Gatolika, kuko kuba dufite umwe muri twe umwepiskopi wa Kigali ugiye mu rwego rw'abajyanama ba hafi ba nyir'ubutungane Papa Francisco, kuba agiye kuba umujyanama wa hafi, noneho akagira n'uruhare mu gutora Papa mu gihe bibaye ngombwa, nawe ndetse akaba ashobora no gutorwa kuba yaba Papa, kuko abakaridinali nibo batora kandi bakitoramo umupapa. Kuri izo ntera ebyiri rero hagaragara ko ngo Kiliziya yacu, Kiliziya Gatolika mu Rwanda, izagira uruhare mu butumwa rusange bwa Kiliziya y'isi yose. Umuntu rero akaba yatanga umuganda, ibyiza turi kubona mu Rwanda, ibyiza by'ubukristu, ukwemera kugaragara mu bukristu mu Rwanda, bikaba bizagenda bizamuka bigera ibukuru, bikaba byafasha n'abandi. Ndetse nk'umwihariko w'u Rwanda ni uko dufite amateka yihariye y'igihugu cyacu. Nk'umuntu yavuga ko muri bihe turimo bijyanye n'ibyo Kiliziya igerageza mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, kunga abantu no gufasha abantu kwiyubaka, abantu banyuze mu bihe bikomeye. Ibyo byose rero ubuzima bwa Kiliziya y'u Rwanda bizajya bishobora kugera mu nzego za Kiliziya y'isi yose, bityo tugira uruhare mu butumwa bwa Kiliziya tubikesha ko dufite umwe muri twe uba hafi ya Papa kandi akamugira inama. Ubwo rero birumvikana ko ku byo twakoraga bisanzwe nk'ubutumwa bwacu muri Kiliziya y'u Rwanda, hiyongeyeho n'uwo mwihariko ujyanye n'uko dufite umwe muri twe uri muri urwo rwego. Ariko umuntu yakwibaza ngo Kiliziya y'igihugu runaka igeze ku rwego iba yujuje iki kugira ngo itorwemo ukardinali? Kiliziya ni umuryango w'abantu bemera Imana, bashyira imbere icyo Imana ibasaba. Iyogezabutumwa ryacu ni ukubwira abantu ngiyi inzira y'Imana. Iyo nzira y'Imana rero mugerageze kuyikurikira, dufatanye ku buryo bwinshi, amasengesho, amasakaramentu, no mu buryo busanzwe bwo kubaho, gufasha abantu, gukundana. Kiliziya niwo murimo wayo, ni uko nyine ari uwo muryango ukomoka ku Mana. Yezu Kristo yapfiriye uwo muryango, Yezu Kristo yawoherereje roho mutagatifu kugira ngo awufashe kugenda mu gihe cyawo, mu ngorane, mu bihe byiza, werekana ariko iteka cya kintu cy'urukundo rw'Imana igomba kugenda igaragaza. Ibyo rero bigendana n'igihe.
habayeho igihe kiliziya yatangiye, habayeho igihe kiliziya, hari za kiliziya zimaze imyaka ibihumbi 2000, twebwe n'imyaka 120. Igihe rero abayobozi ba kiliziya bumva yuko bashyiraho umukardinali, papa yumva ko yashyiraho umukardinali, nk'uko Musenyeri Smaragde yabivuze, akurikira ibyo byose. Ariko nta wavuga ngo ubu ngubu dufite ibintu chiffre by'imibare papa agomba gukurikiza, biri no mu bwisanzure bwe, biri no mu burenganzira bwe, mu bushishozi bwe. Ariko birumvikana papa ntabwo abaza abantu bose, yewe niyo mwahura rimwe kabiri ntabwo yamenya kuvuga ati uraho kanaka, nubwo bamubwira amazina yacu, ariko ababona abasenyeri bose bise. Ni ukuvuga rero ko ubwo bwisanzure bwa papa bugendera kuri icyo ngicyo bavuze cy'ukuntu kiliziya imeze, cya témoignage, ubuhamya iyo kiliziya itanga, yatanze. Hari abakardinali tuzi mu bindi bihugu, ndafata nk'umwe muri Afurika, Nzaparayinga, umukardinali wo muri Republique Centrafricaine, we hari ubuhamya yatanze, tuvuge mu kubanisha igihe barwana abayisilamu n'abakristu, kuko ntabwo bari abagatolika gusa, bari abakristu bose, bo bashyira hamwe, baragenda. Imamu waho yari afite ibibazo kuko bashoboraga kumwica, bamwakira iwabo, barabana mu nzu. Nk'ubwo ni ubuhamya bugaragara. Twebwe rero kimwe mu buhamya bukomeye dufite, nk'uko Musenyeri Vincent amaze kubivuga, nuko twanyuze mu kintu gikomeye cya jenoside yakorewe Abatutsi, tukanyura mu ngaruka zayo. Kiliziya ikagenda uko yari ishoboye, ariko tugashyira imbere icyo kintu cyo kuvuga ngo ubumwe bw'Abanyarwanda, kubabarirana, uwagiriwe nabi nababarire uwamugiriye nabi, uwagize nabi nasaba imbabazi. Akaba ari ikintu gihoraho, duhora tuvuga. Hashize imyaka 26 kuva twava muri jenoside. Ni ikintu twashyira imbere nk'ikintu cy'iyobokamana gikomeye, duhora tubwira abantu, kandi biba no mu maparuwasi. Ntabwo biba iwacu gusa wenda ngo abasenyeri bavuze, biba no mu maparuwasi hirya hino, murabizi. Numva rero ari papa ubikora mu bushishozi bwe, ariko noneho tukanareba n'icyo kiliziya, uko iyo kiliziya ibaho muri iki gihe. Si n'iki gihe gusa, na mbere abakristu. Ubu turimo turasaba yuko mu minsi itaha hazaba abatagatifu ku buryo bw'umwihariko bavuye muri kiriya gihe, bamuzi umuryango wa Rugamba Cyprien na Dafroza, umuryango we. Hari n'abandi bazaza imbere dutekereza, abantu betanze bagatanga ubuzima bwabo kubera abandi, bakemera gupfa. Murabazi benshi, ba Felicita, ba Padiri Bosco n'abandi. Ni ukuvuga hari ikintu cyagaragaye cy'ubutumwa bw'urukundo rukomeye abantu bagize, kiri imbere. Ariko ubyemeza, uvuga ati uyu nguyu niwe kardinali, ni papa. Twebwe ubwacu nta kintu nakubwira ngo mbese uko ibintu shifuro tuyangageze kuri 50, hariya ni 80, hariya ni 20. Papa niwe wirebera nk'umukuru, nk'umubyeyi wacu twese, kandi nk'umukuru wa Kiliziya Gatolika. kandi nakongeraho kubyo
musenyeri Philippe tumaze kuvuga ndetse na musenyeri Viseni, nuko ako kantu waba ubajije ko ikibazo cyawe wakibazaga, nubwo muri ibyo byifuzo navuga byo kwifuza umukaridinari bagenderaga umubare w'abakirisitu, tumaze kuba abakirisitu benshi ndetse bakanatungurwa n'uko hari abakirisitu bakeya, hari intebe ya karidinari, tujye nko muri Alger, tujye nko aho ngaho muri Centre Africa. Ariko hari ikindi kintu numva ariko bagize bashaka kukigaragaza neza, iyo papa ashyiraho umukaridinari muri kiliziya burya aba afite ubutumwa ashaka gutanga kuri iyo kiliziya no ku isi. Kumushyiraho c'est une stratégie pastorale niko nabyita, aba afite rero ubutumwa ashaka gusaba uwagize karidinari kandi asaba n'iyo kiliziya amuhaye. Ni ukuvuga rero dufite umurimo nka kiliziya gatolika mu Rwanda wo kuzicara hasi tuvuga ati se papa waduhaye umukaridinari agashyiraho siyeje karidinalise ni nako bazi Kigali, ubutumwa ashaka kuduha n'ubu kandi azabuduha igihe kigeze. Twitegure rero ko ntabwo yaduhaye karidinari gusa, ariko hari n'ubutumwa nka kiliziya gatolika mu Rwanda, ariko ubutumwa nibwo bw'ingenzi bukubiye mu byo musenyeri Philippe yari amaze kuvuga, kuko mu byatumye banayireba, banayitaho, banashishoza, banagena n'ayo mateka yacu arimo. Rero ituma iteka buriya ndakavuga ariko nkagarukaho kenshi kariya ka kumusinapisi, akajambo keza cyane Yohani Pawulo 23 yatubwiye, karimo ubuhanuzi butangaje bugaragaza iyi kiliziya gatolika mu Rwanda. Ndetse ngewe njya kure agahuza na musenyeri hita avuga ngo mfite inyota sitio, areba uko u Rwanda ruteye, uko ruhagaze, icyerekezo cyarwo. Aha rero ntabwo nabinegura, Imana ifite ukuntu yubaka kiliziya gatolika mu Rwanda, tugerageze gufatanya nayo no kureba ubwo butumwa abantu mu mateka atandukanye bagenda batugezaho, kandi mu byadufashije kurenga ayo mateka mabi bakomeje kugenda bagarukaho nka jenoside n'ibindi, buriya ubukristu buri ku isonga. Icyo kintu rero numva ari ikintu gikomeye. Noneho n'amabonekerwa y'ikibeho burya nayo ni umwihariko, uko bigeze kubikomozaho, nabwo ni ubutumwa bwihariye buza bugahuza n'ubwo ngubwo. Iyo bihuje rero ubonamo ikintu cyitwa la providence divine, ubugeni bw'Imana mu gukora ibyayo. Ahubwo iyo amabonekerwa y'ikibeho, Bikira Mariya abonekera abana mbere ikibeho, itariki yababonekeyeho itariki ya 28 z'ukwezi kwa 11, ni nayo tariki Musenyeri Antoni azaherwaho bavuga babaha ingofero kugira ngo berekane icyo cyubahiro. Iyo ngofero y'ubukardinari ni itariki imwe. Nicyo nifuza kugarukaho, urwo ruhurirane rwiza nabyo bitanga ubutumwa, kuko umuntu ashobora kwibaza ati ese papa gushyira abakardinari 13 akabivuga kuri kiriya cyumweru kuri 25, none akanateganya ko azabaha ku mugaragaro icyubahiro n'ibimenyetso byabyo ku itariki ihuriranye n'igihe umwana wa mbere w'umunyarwanda, mukobwa mwana kana kakobwa k'akanyarwanda Alphonsina yabonekewe n'umubyeyi Bikira Mariya ikibeho, iyo tariki 28 Ugushyingo. Umubyeyi akaza afite ubutumwa bugenewe abanyarwanda birumvikana, ariko ugenewe n'isi yose, nimuhinduke musenge. Ubwo rero numva kuba iyo tariki y'ubutungane Papa Francisco yarahisemo, ku bandi bishobora kuba bifite isura uti ni wa gatandatu uyu n'uyu usoza
ukwezi k'Ugushyingo, ariko twebwe bifite umwihariko yuko bihuje n'igihe umwana w'umunyarwandakazi wa mbere yabonekewe n'umubyeyi Bikira Mariya, afite ubutumwa bugenewe u Rwanda, abanyarwanda, bugenewe isi na kiliziya yose muri rusange. simbona neza hariya, sinzi niba hari undi ufite ikindi kibazo, ariko ntibibihutishe. ushobora kubaza cyangwa babajyana mu cyerekezo kitari icyanyu. oya, ni abajurnaliste bafata ibyerekezo byose. nibo mbaza, ntabwo ari twe mbaza, ndabaza bo gukora ahandi baba bashaka ko twazana hashyuhira abasomyi babo, ariko naho nimushaka mugiye nta kibazo, icyo tubereye aho ngaho kubasubiza. murakoze. munyemerere ndi gatoya wenda ku ruhande rw'ikiganiro tubaye ko n'ubundi biragera kiliziya gatolika mu Rwanda. mu minsi mike ishize hari itangazo mwakomeje no kuri Google ryatangaje ko ari iya papa, avuga ku buryo aba bana bahuje ibitsina bashobora kwemerwa. mu nyandiko mwasohoye mwagaragaje ko bitigeze bivugwa, kugira ngo tubabaze mukuri mukurikije amakuru mwe mwakiriye nk'abashinzwe kiliziya gatolika mu Rwanda, ubundi icyabaye ni iki, icyavuzwe ni iki, ku buryo haba habayemo kumubwira ibyaha. urakoze. ubwo ndabanza n'igihe wabyanditse, ariko ntabwo ari igihe wabyanditse, igihe nari mfatanije n'abandi. buriya abantu benshi bibwira ko kuri uriya munsi papa hari icyo yavuze, ariko ntacyo. uko byagenze, hari umuntu ufite origine y'abarusi witwa Evgeni, indi si nibuka ni izina rindi, wakoze filime. noneho muri iyo filime ashaka gushyiramo amagambo menshi atandukanye uriya mupapa yavuze, amwe ndetse akiri iwabo muri Argentine. arabizana abishyira hamwe. noneho rero icyo kintu kijyanye n'abantu babana bahuje ibitsina aba ari cyo kintu abantu basamira hejuru, kuko ubundi ntibisanzwe muri kiliziya gatolika. hariho za kiliziya zibyemera, amatorero abyemera, ariko muri kiliziya gatolika ubundi ntibisanzwe. noneho rero barabizamura, bihinduka ikintu gikomeye. abantu batangira kwibaza batari ko ibintu papa noneho avuga ni ibiki, bakabihuza n'ibindi byinshi. hari ababihuza n'iminsi ya nyuma, hari ababihuza bavuga byinshi, murabizi. ariko icya mbere nagira ngo mvuge ni uko papa biriya atari byo, ntabwo ari amagambo yavuze. bashyize hamwe ibintu yavuze mu bihe bitandukanye, nibura nka 2-3, hari n'ibyo yageze kuvugira mu ndege agenda. ariko ubundi mu buryo bugaragara muri kiliziya gatolika ntabwo ukubana kw'abantu bahuje ibitsina kwemewe. ni icyaha, ni ikintu kitemewe.
no muri Bibiliya birimo. Noneho uriya mupapa azana ikindi, aravuga ati ariko nubwo icyo kintu kitemewe, iyo miryango imeze ityo imaze kuba myinshi, abana bayikomokamo, abo bantu babana bahuje ibitsina, abo bantu ntibari bakwiye kubajugunya. Niyo wagira uti uyu muntu ni umunyacyaha, ntabwo mwemera, data bivugiye mu buryo kenshi babivuga mu kiliziya cyangwa iki, ni umwana wawe, akenewe gukundwa, akenewe kubahwa, akeneye ko bamuha agaciro mu muryango akomokamo, mu muryango w'abantu ndetse n'uwakomokamo gusa. Icyo ni icya kabiri. Ni n'ibintu biri mu kintu cyitwa muri gatigisimu ya Kiliziya Gatolika ku isi hose. Hanyuma rero ijambo ryateye ikibazo ni ijambo mu gifaransa bavuga convivence, ariko we yabivuze mu gisipanyol. Convivence ntabwo ari mariage. Convivence si ukuba papa ntiyaho avuga ngo ugushyingirwa kw'abo bantu, avuga ukuba hamwe. Convivence ni ukuba hamwe kw'abo bantu. Abo bantu bari hamwe byaba byiza bafite mu gifaransa une couverture légale, hari ikintu cy'amategeko kibarengera, ariko ntiyigeze avuga ngo bemera kubashyingira, ntabwo yigeze abivuga. Noneho rero abantu bitera rwaserera hirya hino, abantu baravuga ati papa yemewe ko aba bana bahuje ibitsina bashyingirwa. Yewe no mu buryo niyabivuga, hari ibihugu bibyemera, ariko niyabivuga muri ubwo buryo, avuga ibyo bihugu ntabwo avuga mariage, avuga iyo convivence. Nicyo yavuze. Ino rero bihageze nanone twanditse kubera iki? Hari n'abantu ejo bundi bambajije ngo kuki twanditse biriya. Nuko dufite abakristo baratubajije bati ariko noneho ibyo musigaye mwigisha ni ibiki, bihuriye hehe n'ubukristo? Tujya no gushaka tureba aho byanditse ni hirya hino, noneho twandika irya tangazo. Nagira ngo sobanure ngezaho, abandi ubwo barakomeza. Ndakomeza ntereye ku banyamakuru mwebwe, ibintu mwandika uzi ko muzatwika isi nimutitonde, muzayitwika. Noneho ugize utya mu gihe mwanditse titire ngo noneho papa yemeye ugushyingiranwa kw'abahomosexuels. Papa ubivugaho gutyo, njyewe mbize mbibona ndavuga ngo niko mwabaye, kuko nzi ko atabivuga gutyo, hari izindi nzira zikoreshwa. Epi ntabwo ari ubwa mbere twumva papa avuga nk'uko Musenyeri Silva amaze kubivuga. Ntabwo yaba yaramaze gusohora encyclique nk'urwandiko rukuru rwa Kiliziya, aho avuga ati ugushyingiranwa kwemewe n'uk'umugabo n'umugore. Nuko yabivuze, n'uk'umugabo n'umugore. Kubera iki? Kuko ari muri contexte agressive y'i Burayi. I Burayi iyo uvuze nabi ku kintu cyitwa homosexuality, mwebwe abanyamakuru murabivuga mukabyandika mugatukana uko mushaka, bo barakwagresa tout simplement. Ku buryo rero hari erangage leta umuntu agomba kwadopta. Epi ikindi cya kabiri, hariho ibintu bibiri ifo considérer. Hariho abantu bafite tendance homosexuelle nk'uko dufite tendance heterosexuelle. Kuze kuba mfite tendance heterosexuelle ndi umusambanyi, kuba ufite tendance homosexuelle uretse no gusambana sinayezuza muri babo basambana siki kandi he ntabwo ari abasambanyi n'ubutinganyi.
noneho rero iyo mujya kureba pfa kureba n'igihe ahantu babivugiye n'icyo uwabyanditse ashaka kuvuga. Mumenyereye kumva abanyamakuru ngo ibintu bandika rwose agira ati akazamura inkuru, mu kanya numvaga Gitwaza arimo kuvuga, sinzi icyo kinyamakuru icyo ari cyo, ibintu arimo kuvuga ngo Kiliziya, arimo kuvuga ngo kuri konsili Vatikani ya gatatu. Nawe umunyamakuru ubona ko Gitwaza ari ujya kuvuga konsili y'i Vatikani aho itarabaho, ntishobora no kubaho kurya bivuga, ariko baragiye muhinduye amakuru, murabivuze, murabyogeze, mutwitse imitwe y'abakirisitu bacu. Hari aho tugera tubavuga uti abantu noneho babaye iki? Maze rero na biriya rero niko byagenze. Hari ikintu njye numva kiri inyuma yabyo tugomba kureba. Turi muri sosiyete irimo tandanse zitagira ingano, ariko noneho reka tugaruke kuri za sexualité. Hari tandanse heterosexuelle na tandanse homosexuelle. Icyo tugomba gukora, heterosexuelle turayimenyereye ni yacu, ariko si ukuvuga ko bagomba kujya gusambana uko bashaka. Oya, gusambanya abakoze icyaha, ariko uri umugabo cyangwa uri umugore nta cyaha kiri, kuko Imana yakuremye niko uteye. Noneho uje uri homosexuelle, bo barashaka ko twemera ko ariko Imana yabaremye, ngo niko yabaremye. Namutse nabihakanye nabizira, ariko ni fenomene nshya turimo kubona muri iki gihe tuyiki. Ariko abo bantu bafite izo tandanse bakabikubwira, tububahe, tubafashe aho bibaye ngombwa. Kubaha akato ndumva aricyo Papa François yiyama. Ntabwo dukwiye guha abantu akato ngo ni uko bameze gutya, atari bo babyihitiyemo, ari kamere yabo. Rero numva ari aho ngaho nahagarara. Natwe ubwacu turabafite baturimo, kandi n'ibyo abantu bibesheje ko ari iby'ubu ngubu, na kera izo homosexuelle mu mateka yacu babagamo yari amahano, ntawatinyukaga kubivuga, ariko izo tandanse zarahabaga zikagira uko zigira. Ntabwo rero uko tugenda twivuga siko dukwiye gukomeza kuzifata, tuzifate avec civilité, niko umuntu yavuga, avec civilité, bitari uguca, ahubwo bikaba kwegerana mukaganira, wabona ko bimuvugwa nabi ukamufasha, wabona ko ari tandanse ametiriza nk'uko heterosexuelle abantu bameze, akaba umuntu nk'abandi, akahabwa imirimo nk'abandi. Hariho rwose n'abakora bafite imirimo myiza kandi ubona bateza isi imbere. Gihumva ko ari icyo kintu cy'icyuka kibi n'ubwoba buri inyuma yacyo atifuza yuko byakomeza kuba mu bantu. Nkeka rero yuko ariyo discernment dukwiye gukora, ni gute twabana no homosexuelle wabyibonyemo cyangwa se wabyiyemeje, ariko akaba ari umwana wanjye, akaba ari umuvandimwe wanjye, akaba ari umukozi dukora. Ese ngomba kumuhunga nkamwitaza? Reka mufate nk'umuvandimwe, tubane, dukorane ibyo tugomba gukora. Ariko ibyo ngibyo arimo, nubwo ubyita amahano, wari ukwiye kubivuga ariko ukicecekera, ugafata igihe cyo kubanza kubyumva neza, kuko hari igihe na nyiri ubwite aba atabyumva neza ijana ku ijana ibyo ari byo. Ariko kumugira umuntu, kumwakira, yumva yifuza ko aribyo byamufasha kurusha kumuha akato. Afite nta kato arwanya, ntabwo ari ukuvuga ngo ibi ngibi nimere gutya nimere kuriya. Buriya rero iyo abanyamakuru mubonye twe tubona mubyandika, ntabwo bidutera ikibazo kidasanzwe, ahubwo tubishyira muri context nk'uko Musenyeri yabisobanuye yerekana amateka yabyo uko byagenze. Ariko biragaragara ko wabyanditse yari afite tandanse y'icyo ashaka guhitisha, ariko ntabwo ashobora kutujyana gutyo ngo tube ngo Papa yemeye noneho umubano
w'abahuje ibitsina. Araruke afite indi nyandiko amaze kwandika yerekana ko umubano wemeye ni uw'umugabo n'umugore nibo bahabwa isakaramentu. Ibindi ni uburyo bwo kubafata. Tubafate gute rero none? Ntabwo ari ukubaha isakaramentu, ariko twababanira gute nk'abavandimwe bacu? Nicyo kibazo kigomba gusubizwa. Ibyo muri make. Tesa. Icyo muri uwo murongo umuntu yakongeraho ko Kiliziya ifite ubutumwa bwo kwita ku muntu wese, umuntu uko yakabaye, kandi yifuza kumugezaho Imana imwifuza. Imana rero irema muntu ifite icyo yamuremeye. Iyo dusomye mu gitabo cy'Intangiriro, baremye ari umugabo n'umugore, umugabo azasiga se na nyina baba umwe. Nuko ubwo rero nuho umuntu ahita anabona gahunda y'Imana mu bantu yaremye, umugabo n'umugore kubana mu rukundo byera n'imbuto, kugira ngo mbese kubyara, guheka, kurera. Ubwo rero iyo umuntu arebye uko uwo muntu ateye n'uko Imana imwifuza, niho uvuga uti igikorwa iki n'iki kinyuranyije n'uko Imana yahanze ibintu n'icyo Imana yifuje ku bantu ibarema. Noneho rero umuntu agatandukanya umuntu n'ibikorwa. Umuntu agomba guhabwa agaciro no kubahwa, ariko ibikorwa bidahwitse cyangwa se binyuranyije na gahunda y'Imana nabyo ntutinye kubyerekana. Mu rwego rero nko mu bijyanye n'abantu babana bahuje igitsina, Kiliziya iyo umuntu arebye inyigisho dufite muri iki gihe kandi Papa atigeze avuguruza, kuko baramutse hari icyo kiyongeraho cyangwa igihinduka bifite aho binyura mu nzego binyuramo, bikajya n'uburyo umuntu yavuga ibintu bitatu koko nk'uko bagenzi banjye babigarutseho. Ibikorwa nk'ibyo bidahuje na kamere n'icyo Imana yifuje iturema, iyo umuntu ahita abona ko ari ibikorwa bidakwiye, kubona umugabo ashaka undi mugabo cyangwa ukabona umugore ashaka undi mugore, ubwabyo ni ibintu bidahuje nyine na gahunda Imana iduha itwereka n'icyo Imana itwifuzaho, na kamere yacu ko yaturemye umugore n'umugabo kuzuzanya. Noneho icyo ngicyo cyo ukagiheraho ukavuga iki gikorwa, ariko wareba umuntu, uwo muntu ukamenya ko ari umwana w'Imana, umwana w'Imana ikunze cyane. Noneho akaba ibyo bagenzi banjye bagarutseho, uburyo umuntu amufata. Umuntu akwiye gufashwa, akwiye kugira umuryango ntakwiye kumutererana, ntabwo abantu bakwiye kumuhohotera bamuziza icyo. Icyo ngicyo nacyo ni ikintu muri Gadigisima Kiliziya Gatolika yasohotse mu mwaka w'1992 mu ngingo mu ngingo y'2354 kugeza kuri 2359, harimo ibyo ngibi bikorwa bidahuje n'uko Imana yaturemye. Noneho uburyo umuntu agomba gufata umuntu ufite iyo myumvire n'imikorere, kumufata nk'umwana w'Imana, kumwubaha, nta kumutoteza, ntaki, akabagira umuryango umwakira. Ariko hakaba n'icya gatatu, gufata uwo muntu nawe ukamwegera nka Kiliziya, umwereka ko Imana imufiteho gahunda, kandi akaba ari umuhamagaro asangiye n'abandi, kuba mwiza, kuba umutagatifu, ku butungane Imana imwifuzaho. Ubwo rero nabyo ni mu butumwa bwa Kiliziya. Izo ngingo eshatu rero nizo imyifatire ikwiriye Kiliziya ishyira imbere muri ibi bihe, ku buryo rero koko nk'uko abandi babivuze,
iriya filime ivuga Francisco, bavuga ko iyo filime ifite na kumuvuga cyangwa se ariko bamuvugisha ibyo bumva bifuza ko byatambuka, kuvuga ko byavuzwe na papa bikaba byatambuka ku buryo bworoshye, ariko bakamuvugisha idatifuje kuvuga. nagira ngo nongereho akantu, nuko muri kiliziya, Musenyeri Vicente yabivuze, ariko muri kiliziya hari uburyo ibintu bijyanye n'imyemerere cyangwa imyitwarire y'abantu, icyo bita la foi et la morale, hari uburyo ibyo bintu bihinduka. Ni ukuvuga ko bidahagije ko umupapa, n'umupapa wenda ashobora kuvuga ati iki ngiki, akavuga ikintu kitari cyo, ariko kugira ngo bihinduke binyura muri konsili, binyura node ziba zirimo abasenyeri benshi. Niba papa adashoboye kubona nabo basenyeri, abaza abasenyeri b'isi yose icyo babitekerezaho. Nk'ubu urugero rwa vuba uretse konsili, kugira ngo bemeze yuko Bikira Mariya yavutse nta cyaha afite, Immaculée Conception, byagombye kubazwa abasenyeri b'isi yose, barabyemeza. Papa icyo gihe aba bavugira nk'umuntu uhagarariye uko kwemera gatolika, ariko papa ashobora opinion zindi, ubu ngubu sivuga ngo nibyo yakoze, ariko ashobora no kuvuga ati ndatekereza ntya, ibyo biba ari ibye, kiba ari igice cye. Ntabwo icyo umupapa avuze cyose bivuga yuko ryaha ari ihame, ntabwo ari ihame abakristu bose bagomba gukurikiza. Hari inzira rero nk'uko yabivuze ubundi ikurikizwa kugira ngo ikintu cyerekeranye n'ukwemera n'ikintu cyerekeranye n'imyitwarire y'abantu, murabyumva nk'icyo cyo kwemera yuko abantu babana bahuje ibitsina bibayeho, ntabwo ashobora kubyemeza atya, byemezwa mu nama nk'izo ngizo. Bibi murakoze. Nitwa Elisa Kaberuka, wari umukozi w'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, mu biro bishinzwe inyandiko n'indimi. Munyemerere mbariza abatantumye, ariko numvisha bibaza bijya gusa n'ibijyanye no gutorwa kwa nyiricyubahiro Kardinali Musenyeri Antoine Kamaganga, ariko noneho byo biba bigira biti, hari diyosezi ebyiri zimaze igihe zidafite abepiskopi bazo. Harawe iki mu byo numvise abantu bibaza cyangwa se batekereza, bavuga ko hashobora kuba harabuze abo zihabwa. Noneho ejo kuvuga muri n'abanyamakuru, hari n'abageze kure baravuga bati ko nyiricyubahiro Kardinali Musenyeri Antoine Kamaganga atowe ni ukugira ngo papa mwifashishe mu kubona abazahabwa izo diyosezi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko hari za diyosezi ebyiri bigaragara ko ari nini. Aha batangurira diyosezi ya Nyundo na diyosezi ya Byumba. Byo nta bundi kintu zibe zagabanywamo kugira ngo abakristo barusheho kwegerwa nk'uko leta yegera abaturage bacu. Murakoze. Ibibazo bifite bon. Icya mbere, kugira ngo umwepiskopi abeho bamushyireho bifata igihe, ni inzira ndende. Buriya ni uko babona izo diyoseze ebyiri, ariko yewe
Musenyeri Misago amaze kwitaba Imana namusimbuye mu gufasha iyo diyoseze ya Gikongoro. Nahamaze imyaka 3. Ni ukuvuga yuko i Roma barashishoza, kandi ntibashishoza bonyine, banashishoza hamwe n'abantu bo muri icyo gihugu. Ni ukuvuga ko barabaza, ese ni bande mubona b'abepiskopi, bamara kubaza bakohereza amazina, bikazagenda bikagera ku mazina 3. Ayo mazina 3 bakabaza uko bazi buri muntu, bigasubirayo, hanyuma kuzageza igihe papa niwe ushyiraho abepiskopi. Bifata rero igihe kirekire. Abantu baba bifuza umwepiskopi uwo mwanya, ariko bagomba kumenyera yuko rwose abo bepiskopi bashyirwaho igihe kigeze. Buriya nta nubwo ari igihe gusa byabayeho. Musenyeri emerite archevêque Tadeyo Ntihinyurwa yabigize inshuro 2, n'abandi bishobora ko bizababaho Musenyeri abuze. Ariko ntabwo Roma iba yabataye. Bashyiraho akenshi umwepiskopi uyirebera, nk'uko nari ku Gikongoro, nk'uko Musenyeri Tadeyo yabaye Kabgayi mbere y'uko Musenyeri Smaragda haza, hari umwepiskopi uyirebera. Ni ibintu rero bashishoza, bagenza buhoro. Ni ibintu bagenza buhoro kugira ngo badapfa no kumva amagambo gusa, bakaba bayagenderaho batazi neza umuntu cyangwa batazi ukuntu muri icyo gihugu bimeze. Iby'ama diyoseze manini, buriya muri diyoseze haba abapadiri. Abapadiri begereye abakirisitu. Harya Musenyeri abegera cyane ati ko agendana n'abo bapadiri. Narigiye kwishyiraho n'icyaha wenda twebwe ubwacu, nta n'ikivuga yuko twifuza ko bimera bityo, kuko ibyo ngibyo nabyo binaturuka no mu bepiskopi bari aho kuvuga bati buriya hariya hari hakwiye undi mwepiskopi. Ibyo rero bavuga yuko twabuze abakandida baruzuye. Birashoboka ko nta bapadiri bose mubona bifuza kuba abasenyeri, ariko igihe cyabo ntikiragera. Igihe cyabo ntikiragera, kizagera umunsi babashyizeho nyine, umunsi papa yabatoye. Ntabwo ari abapadiri babuze mu Rwanda, abapadiri beza bazima bashobora kuba abepiskopi, ntabwo aribo babuze. Gusa ni ukureka i Roma bagakurikira ya nzira yabo, inzira yabo yo gushyiraho abepiskopi. Erega buriya n'ibintu biruhanya mu gushyiraho abepiskopi ni amagambo. Nuko iyo bavuze bati bagiye kubaho Musenyeri Filipo, barabaza. Aba magambo menshi rero agenda avugwa, bagomba kureba ibintu uko bimeze, bakitonda, mbese ibingibi nibyo koko cyangwa si byo, kugira ngo bazagere kuri uwo muntu bifata igihe. Ariko nk'ubu ngubu ndeba mu bwenge bugufi bwanjye, kuko nanjye sigiye kubwira papa ngo kurutya, nk'aho Cyangugu igeze bagomba kuba bari hafi yo kumushyiraho. Iyo ndeba, kuko nayo igiye kugera muri iyo myaka 3, nawe ni hafi aho, urebye ni hafi y'imyaka 3 ku Kibungo. Akenshi rero igituma abantu
bibaza ni uko hariho ahantu umwepiskopi avaho hari mugenzi we ujyaho, ariko kugira ibyo ngibyo bishoboke ni uko wa mwepiskopi aba ahari, bikagenda ku buryo agira igihe ahagararira i Roma bakemera ko yahagaze, ko noneho icyo gihe hari ibintu adashobora gukora, ashobora gushyiraho paruwasi nshya, mbese ni ukugera babyita bate gestion des affaires courantes. Icyo gihe nawe ubwe ntabwo aba ashoboye kubikora uko ashaka, noneho uwo nguwo igihe cyagera bagashyiraho umusimbura, uwumusimbuye tukabona ari umwe ugiye uyu munsi n'undi washyizweho uyu munsi, uwo munsi nyine yashyizweho, ariko biba byaratangiye kera. Urebye uwo nguwo baba yaratangiye kuvaho kera, kuko hari ibintu bagenda bamubuza gukora kugira ngo aticira wenda, cyangwa se adakora ibintu mugenzi we azaza akagomba guhindura. Ariko n'abandi bashobora no kongera. Ibyo ari byo byose, yewe rwose ibyo bintu nk'uko babivugaga nanjye narabyumvise, ndetse batumereye nabi twebwe abepiskopi, kuko bakeka yuko ubanza ari twebwe tubutanga. Ntabwo ari twe dutanga ubwepiskopi, butangwa na papa kandi n'abakurikiye inzira ze, akurikiye uburyo bwe n'inama z'i Roma bamugira. kijyanye n'iyi mirongo y'amadiyosezi, amenshi afite amazina cyangwa se dukoreshwa mu nzego nyinshi, n'abakomoza nko kuri Ruhengeri, mukomoza nko kuri Byumba, ushobora gusanga ari kijyanye n'izina ry'umurenge. Mutekereza iki bijyanye no guhuza amazina n'ibice bigezweho usubiza wowe cyangwa gisubize? Oya, wowe uyu nguyu afite amahane. Bose ko dutuye Kabgayi, batuye Kigali, batuye ku Gikongoro, batuye Ibyumba, ikibazo mufite ni ikihe? Rero nigeze kukibaza cya gihe cy'umuhindo, barimo guhindura, ngo bahindure amazina, bagenda bayavuga ngo bayahindure amazina. Hari ikintu rwose abantu bibagira. Ndabona kugira ngo mbanze mbabwire ko diyosezi yashinzwe na papa, ivaho igumaho iteka, ku buryo n'ubu hari diyosezi zo mu bihugu by'Abarabu n'ubu zanditse mu madiyosezi ya Kiliziya Gatolika ku isi. Ntabwo rero bapfa guhindura igihe kugira ngo byarahindutse. nka Stirida yahindutse Butare, nka buriya nabyumva nka paruwasi yari Buhambe, nyuma iza kwitwa Byumba. Ibyo birabaho, birahinduka, ariko hagomba kuba impamvu religieux byerekana. Naho rero guhindura izina, ufate Byumba kubera yuko bahise Bicumbi, noneho ufate Nyamagabe uhindure kubera ko nawe ngo bari aho hantu murajya. Leta ifite politiki yayo ikurikiza kandi turayubaha, sibyo? Ariko nta bubasha ifite bwo kuza kumpa amazina, uretse ko nabo batigeze babikora rwose. Ibyo ndabyumva. Twabivugaga hari minisitiri wari icyo gihe ni Musoni niwe wari aramutse nta na rimwe mu nama y'ubuzima twiga ihindura ry'amazina. Ni ibintu byaje nk'uku nguku muri rimwe. Ubwo rero tukabona ko hari abantu ni bya bindi bababwiraga badafite impamvu, ariko bafite impamvu zabo bwite, baba bashaka ko babona ababashyigikira, noneho bakagenda bakubitaho ibintu n'ibindi. None se ubu ngubu habaye jenoside, bose bazahindura amazina uretse n'aho yabereye?
n'abayikoze ntabwo bahindura amazina ntabwo bahindura noneho ntafite n'amateka none se urakura iryo zina ayo mateka tuzayamenya gute urayasize dukeneye ko habaho tumenya n'ibibi byakure noneho tukamenya n'ibyiza bamaze kugeraho ariko cyane cyane guhindura amazina urahindura amazina nk'ubu buriya murakoresha Google rero sibyo mu Rwanda hindura amazina ariko nka Kigali cyangwa se na Kabgayi wenda n'ahandi hose na Butare hose ufashe Google rero yibonamo ukabonamo n'amateka yayo yose kwayo uhindura izina rero urarihindura wenda barara barishyize ariko ntibanarishyira ngo irindi ntibarisiba uzajya kugira ibyo ubone biragombana uwakohereza abantu rero yarekera ko ariko ntabwo turumva neza ubwo buribwe buriho bwo gushaka kuringaniza wenda muri za mbaraga zanyu nk'abanyamakuru hari igihe muzabigera mu bitwempoze abantu bari kugira ngo bagire amahoro wenda babikore ariko kuri ubu ntabwo numva icyo bitwaye nta nubwo bifasha nta nubwo binafasha guhindagura amazina ntabwo bifasha njye nagira ngo mvuge yuko amateka na za leta ku buryo bijyanye n'igihe bashobora koko guhindura izina bakavuga bati twebwe aya mazina turashaka yuko wenda dufite ikintu kiduhuza abantu bo muri district ya Huye dufite uriya musozi niwo uduhuza ibyo leta ibifitiye uburenganzira ariko muri kiliziya kuki tudahindura igituma tudahindura nayo mateka haba hari ibintu byinshi byabaye kuri iryo zina bijya no muri za archive bijya no ugasanga nk'ubu hari ahantu ushobora kugenda wavuga uti ndi diyoseze ya Huye ahubwo bati iyo diyoseze ntituyizi ntaho iba kuko yashinzwe ari ya yindi kandi rero nk'uko Musenyeri Smaragde yabivugaga ibyo bikanatuma niba papa abishyizeho akavuga ati diyoseze ni ubwo twebwe umukuru wacu ni papa ntabwo rero akavuga ati diyoseze ni diyoseze ya Ruhengeri kugira ngo ubihindure ugomba kuko bijya mu mpapuro zose bijya muri kiliziya yose mu bitabo byabo guhindura rero bikaruhanya kuko ni nko gusa n'usiba amateka kandi uwo muntu afite aho hari ikintu kiri aho ngaho gikomeye hari igihe rero nk'i Roma hari igihe nka diyoseze imwe basanga wenda yabaye ntoya cyane bagashyiraho iya kabiri rya zina rirakomeza yinjiye mu mutwe hari nka diyoseze ya Catanzaro mu Butaliyani iruhande hari indi yitwaga Squirace babigira iyo babihuje ihinduka diyoseze ya Catanzaro Squirace y'amazina yombi arakomeza kubera amateka ariko ubuyobozi bwo bushobora kwifuza guhindura kubera impamvu iyi n'iyi kubera politiki abantu barimo muri icyo gihe ibyo ni ibyabo ahantu hazwi nka diyoseze ya Tarbes mu Bufaransa kubera amabonekerwa ya Bikira Mariya yabonekeye abantu i Lourdes iri muri Tarbes babyita ni Tarbes Lourdes cyangwa ni Lourdes Tarbes simbyibuka ibyo ari byo byose Tarbes yagumyeho na Lourdes bayishyiraho ariko ibyo nabyo byemezwa n'i Roma ntabwo ari twe tubyemeza
bon ndabona tugenda tugana ku musozo, ari ikintu twavuze wenda tukivuga mu magambo yihuta, ni uko ubukardinali byo twavugaga kuri ntituzongera kuvuga Kardinali Musenyeri Antoni Kambanda, ni Kardinali Antoni Kambanda, nyiricyubahiro Kardinali Antoni Kambanda. Musenyeri ubwo ngubwo aba Archiepiscopi wa Kigali. Musenyeri aba nakuvuga ngo iki yamurenze, yagiye muri aba yamurenze, ariko ni umwepiskopi no gusinya. Ubundi ngo turasinya Filipo Rukamba, umushumba wa diocese ya Butare, tuvuge we azajya asinya Antoni Kardinali Kambanda. Kardinali, iryo zina rya kardinali, iyo titre ya kardinali ijya hagati y'amazina ye yombi, arakomeza kuba archiepiscopi wa Kigali. Ni ukugira ngo bisobanuke neza. Hanyuma rero ikindi kigaragara mu gushyiraho umukardinali nk'uyu ni n'umubano mwiza n'icyubahiro ku gihugu, ku buyobozi bwacyo, ku nzira gifite nko ku Rwanda, inzira y'ubwumvikane, inzira y'ubwiyunge, inzira y'ubumwe, nabyo biba ari ikintu kigaragara. Ntabwo ari ikintu kiba kireba kiliziya gusa, ni n'ikintu kiba kireba ni n'ubutumwa ku gihugu, ubwo ni ukuvuga ku buyobozi bw'igihugu, ariko no ku baturage b'icyo gihugu papa abatanze. Murakoze rero, ndabona dusoreje ahangaha. Namwe mukore, tubifurije gukora imirimo yanyu neza. Musenyeri Simaragidi yababwiye ibitagenda, ariko hari n'ibigenda byinshi, kuko hari amakuru menshi mumenya, mutugezaho, tutabafite ntitwayamenya, ntitwashobora kugira uko tugera, uko tumenya ibiriho. Hari abo muri kiliziya, ibinyamakuru, Radio Maria, bya Kiliziya Gatolika hano mu Rwanda, no kubashimira umurimo bakora. Igihe mwebwe mumenya amakuru vuba cyane, sinzi ahantu muyabana, ariko namwe no gushima imirimo yanyu, kuko abanyamakuru batabayeho twaba mwicuraburindi ry'ubumenyi bw'ibintu biriho. Ubundi akamaro k'umunyamakuru ni ukuba, navuga ngo iki, ni nk'itara, ni fara, kwerekana uti aha hari iki, muritondera iki, mumenye iki. Ku buryo rero ni umurimo mwiza kandi ukomeye. Gusa nk'uko babibabwiye ab'iruhande rwanjye, ab'iruhande rwanjye ni ukuyavuga neza.